terandi urumva ishima natwe bizagira gute izagisohoza sibyo kamanuke kaje muvire rusakazamuke ariko ishima natwe bizagira gute izagishize nubwo muyaya ngo mutere inyinya sibyo ishima natwe bizagira gute duhereye kuri iyo video y'inkotanyi. Izi ni inkotanyi zikomeje kwihinduranya umunsi ku munsi. Sinzi iki inkotanyi zipfa no gufungura insengero kandi batemera Imana. Ahangaha n'umunyamurenge w'umukoroneri ukomeje kwimonogoza ndetse avuga ko ngo basinze no mu rusengero rwatwirwaneho, ngo urwo rusengero rugomba gusongeramo abantu bo muri twirwaneho gusa, ariko kandi ngo aho mu Kagara ngo bakaba bagomba kubakura mu nzira, ndetse bakavuga ko ngo Rwazalendo na Gisekedi abo bose ngo Imana avuga ko ngo bagomba gufata Kongo bakabamaraho. Nguko rero iyo ni inkotanyi y'umusirikare iri mu rusengero. Nkuko mubizi FPR ubundi ifungura insengero igashyiramo abasirikare. Aha rero ni hano ni insengero za RDF zikomeje kuvuka umunsi ku munsi, ndavuga hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino babashije kuba bagira ibirindiro cyangwa se bakwicara ngo Imana yavuze. Ariko mbabwire nti hari igihe Imana igishekenga n'umuntu ikamushekenga. Izi nkotanyi rero nazo mbona zimeze nka wa mwami washyekenzwe, ariko kandi haracyari ibyiringiro ko Imana ikomeje kwigaragaza. Ni mu nyamarare mbabwire ko dufite ingingo zigira muri 4-5 tugiye kuganiraho gusa. Ndabwira ko ikitwa FDLR mu karere cyateje ikibazo ndetse n'umutingito. U Rwanda rwamaze gusohora itangazo, ariko FDLR ubu hakaba yamaze kuba igihato ndetse kigomba guhagama. Ndavuga FPR inkotanyi. Goma haraye humvikana amasasu menshi ndetse no mu gitondo cy'uyu munsi Igisenyi ibintu bimeze nabi. Ndongera kurabura abantu muri Gisenyi, mumbwire ese amakuru ni kuba mwayamenye cyangwa ntimwayamenye. Ndahari kugira ngo bahe aya makuru atari vumbi. N'umukungu ahitwa Baraka RDF imaze kugaba ibitero simusiga, noneho ibi nje kubyemeza. Ntango ari byo gusa kandi ndagaruka ni wari kare none ahangaha indege zimaze guhagurukira aha. Ndavuga mu Gisenyi mu majyaruguru ubwo zimaze gukora ibara. Ibi ni ibitero by'ubwiyahuzi Kagame ari gukora bya nyuma. Ndavuga ibya nyuma kubera impamvu ngiye kubabwira. Reka twihute manze nongere nsabe abantu mwese babwire nti ni igihe cyo kwirwanaho, kandi mbabwira nti tugomba kwirwanaho. Bakunzi batuganya kandi n'akarengane Iwacu TV, reka basuzumbifurize amahoro y'Imana. Ngiyewe tonetse nk'ibisanzwe uje kubaha amakuru mu buryo burambuye. Ndagira ngo mbabwire ko manza gusuhuza mwese mudukurikiye kano kanya, ndetse mpere ku bantu mwakanze subscribe kandi mbashimira ko muri abigenzi, kuko burya mwebwe mwakanze hano ni mwe kenshi mbavuga nti mwagura uyu muryango, kandi babwira nti reka mbashimire cyane, mbasaba gukomeza kwanda subscribe kugira ngo umuryango wanyu waguke. Kuri iryo jambo ry'umukara kuri computer cyangwa se ku telefoni cyangwa aho biri umutuku, ariko no mu byarahindutse umukara mujye mukandaho, mukande no kukazogira hejuru, hanyuma amakuru yacu ajya bagiriraho ku gihe. Manze mbasuhuze muri yanda mukanyo yacu, babwira ni mugire Imana yo mu ijuru, mugire ubutaka, mugire gakondo, ndetse mugire n'ubutabera. Iyo udafite ubutaka mu byukuri nta gihugu ufite, ariko iyo ufite ubutaka ubwo ufite byose. Niyo mpamvu rero ufite ubutaka ukwishyira kwizana burya n'igihugu ubu gifite. Ni mugerageze rero murwanire ubutaka bwanyu. Abari hirya no hino mwese mbahaye ikaze, kandi babwira nti mukomere, karibu kuri mwese tuza tsinda. Reka twihute, ntabwo nshaka kuza kubatindira cyane. Ndamanza nsabe, ndacyasaba abantu 7 ntabwo baruzura. N'abantu 7 bagomba kwitangira abandi. Aba n'abantu 7 bagomba gukura abaja, gukura abahutu mu buja no mu bucakara, kwitangira abandi. Ndavuga abahutu n'abatutsi, ndavuga abasope, ndavuga kwitangira abandi. Bagomba gukora abandi mu buja no mu bucakara. Natanze kondisiyo abantu bagomba kuba bujuje. Ntabwo ari nge muje gufasha, muje kwifasha. Ubwo bufasha ntabwo ari nge muza kubuha, mugiye kwifasha. Nta nubwo buncaho, mugiye kwifasha. 7 mwumva ko mugomba kwitangira abandi, ndabakeneye. Ndababwiye ko hamaze kuboneka nibura 2.
ariko nabo ntabwo ibikorwa biratangira. Ubwo rero niyo mpamvu nti nyaboneka ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese yumve ko ibi bimureba, yumve ko ibi ari ngombwa kugira ngo yitangire abandi. Ubwo rero barindwi mwumva ko ari ngombwa gushyigikira uru rugamba, barindwi mwumva ko ari ngombwa kubana natwe, barindwi ndavuga abantu barindwi. Ashobora no kuba umwe akabikemura, ariko barindwi nibura bitewe na kondisiyo zisabwa n'ibikenewe. Barindwi ni ibintu byoroshye, ntabwo nzi ibihumbi bidukurikira, ibihumbi bishaka impinduka, ibihumbi byumva ko byakandamijwe, mufite byose, Imana yahaye byose, mufite itunga, sinibaza impamvu mudashobora kwitangira abandi. Ndakeka ko abo barindwi nawe wumve ko nimba wumva ufite uwo muhamagaro, nimba wumva ufite ubwo bushake, nimba wumva ufite Imana nagutije kuri byose, cyane cyane kwitunga, gerageza witangire abandi muri uwo mubare w'abantu barindwi. Twagiye ku ngingo yacu ya mbere. Ntarajya ku ngingo yacu ya mbere, ndahita nihuta njye kuri propaganda yatangiye. Mwabibonye hari umugore watangiye, wagiye ahagaragara, uyu umugore waje gushyira kujya hanze nyuma yuko FPR itangiye propaganda yuko ngo uyu mugore ari kugenda hirya no hino. Mwamubonye muri presidence wageraga Kinshasa bakamusohora akajya gutanga interview. Ni umugore ntabwo nje kumwamamaza, wavuze ngo Gisekedi yaramurongoye. Ndavuga ngo umukuru w'igihugu cya Kongo ngo yaramurongoye, ngo ubwo rero ngo ngaje nka facility. Bati se ko umugore tumuzi, nimba ari nyakero, nimba ari nyakera, bati kutari nyakera, bati wuvute turutehe, atereka dati yarandongoye, ati ndi umugore wa kabiri. Ariko akumiro kara. Ariko ibi ntabwo ari ibintu bitunguranye, nta kintu tizakora. Uyu mugore akaba ari umugore ngo ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, ndetse bikavuga ko ngo ari umukongomani. Ariko kandi amakuru akomeje kunugwanurwa nuko yasetinzwe na leta ya Kigali, ndetse ku mazina ye yitwa Matilde. Uyu ni umugore ngo ushyira mu ngakoze isoni mukuru w'igihugu mu ruhame, avuga ati umugabo ni umusambanyi. Urumva kuza gusenya umukuru w'igihugu. Ibyo rero ni ibintu twaje kumenya ko ari propaganda. Urumva uyu mugore akaba yaje kukuvanga ko akomoka muri DRC, ngari umukongomani, ngari ko afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, akaba ngo yaje kuri presidence nka first lady, ngashaka kuganira n'umugabo we, ndetse ngafite n'ibihamya ngo bifatika. Usibye ko ntanabyemeza, ariko se nimba wenda yaranamurongoye yaza kubwira abantu muri presidence, cyangwa se niba nabo bahuriye wenda bagakora n'ibyo. Ariko ibyo ntabwo nyenje kubyemeza, ahubwo ni yamayeri inkotanyi. Ubundi inkotanyi tuzi ko zigendana amafoto, habayeho n'icyo gikorwa bashyira amafoto hanze. Ubwo rero ntabwo ibyo ndaza kubyemeza, gusa ngo umugore inkotanyi zamuhaye akayabo gatubutse ngo kugira ngo ngaze gusebya umukuru w'igihugu cya Kongo, ngo hari umukuru w'igihugu cya Kongo ngo yeguzwe, ngo yitaraganya, ngo iryo tegeko nshinga ngo ritari ryahindurwa, muzi ko ryemerera abo bashebuja n'abanyamahanga kuza kuyobora Kongo. Ubwo rero ngo ni akayabo yahawe kugira ngo aze gusebya umukuru w'igihugu, ngo yarongowe n'umukuru w'igihugu, ndavuga Faci Beto. Gusa turizera ko biri bufate ubusa, hariya ni amacenga y'inkotanyi. Ibyo ndabishyiraho umucyo, nabwiye ko ari icenga ryo kubeshya. Ndongera kubabwira ko icyitwa FDLR cyamaze guteza umutingito mu karere. Ndavuga ko FDLR yamaze kuba nk'ihwa mu kirenge, cyangwa se FDLR ubu tuvugana, nyuma yo gushyira intwaro hasi ndetse igashyira itangazo hanze, nyuma y'uko yemeye ko igomba kumanika amaboko, nyuma y'uko ivuze ko ishaka kujya mu gihugu ndetse abantu bakumvikana mu mahoro, kandi yo idashaka no kurwana, ikemera no kurambika ibirwanisho hanze. Icyitwa FDLR cyamaze Kagame yamaze kwamagana ibihugu byose ngo bishobora kwakira ngo abo barwanye. Yagize ati turamagana ibihugu bishobora kwakira uyu mutwe wa FDLR, turamagana ko uwakirwa mu karere, kuko uzabakira mu karere azabateje intambara y'akarere kose. Uyu mutwe ntabwo tuwushaka hafi y'u Rwanda. Ni mu gihe hari igihugu kirenze kimwe cyo mu karere byamaze kwemera kwikubitira kwakira uyu mutwe kugira ngo ucumbikirwe, igihe Kagame yabanze ko bajya mu Rwanda. Urumva rero aho ngaho ndaza kuvugira imivumbi kumuvumba, ntabwo nicyo gihugu ntabwo nshaka no kukivuga, ahubwo ndavuga nti se kuki bahamaganye ngo ibi bintu. U Rwanda rwose ngo rwanze ko FDLR ngo yakirwa mu karere, ngo ntabwo ushaka kwakirwa mu karere, ngo ntibishaka no mu gihugu cy'u Rwanda, ngo nta nubwo bashaka umuntu bajya hagati. None se reka mbabwire abanyarwanda,
ibi bitaniye he na bya bindi Kagame yajyaga avuga bati mu mahanga ngo igihugu cyaruzuye, igihugu cyaruzuye. None u Rwanda ruri guteza ubwega mu karere kose, ruri guteza ubwega ko ngo badashaka ko uyu mutwe wakirwa. Ngo urumva Tanzania ngo nemere kwakira, Kongo ntemere kwakira, ubundi ntibwemere kwakira, nako Kongo ishaka kugira ngo ishake batahe, Uganda ntemere kwakira, Kenya ntemere kubakira, ngo ntago babashaka mu karere, ngo nazangora na za Zimbabwe, bityo bashaka ngo kubahitana. Ariko abandi baterwa twebwe twashira intwaro hasi ntabwo turwana. Ngo uzabakira ngazaba kuri intambara ngo y'akarere kose, niko leta y'u Rwanda yavuze. Urumva ko ya ntambara y'akarere irashoboka, kandi ibingibi bagira ko bayiteguye kera. Ese niba ntabwo ati twe turatashye ariko ntabwo tumanitse amaboko, twe dutashe n'ibikoresho byacu turabibitse, ariko ntabwo tukine kumanika amaboko, dore ibikoresho turabitanze, ariko tugomba kuza tudapfukamye, ntabwo tuza nk'abaja n'abacakara kuko mwe mwaje muri nyeshyamba. Ako nibyo kongeyeho. Leta y'u Rwanda yamaze kubamagana ivuga ko uzabakira mu karere ngazo bateje intambara y'akarere, ngo ndetse agomba guhita agabwaho ibitero na leta y'u Rwanda. Ubwo mwabyumvise nyine ntabwo bashaka, ariko kandi hari amakuru ari inyuma ndazagarukwaho. Igoma hari humvikanye imirwano myinshi, umwanya munini barasa, ariko no mu gitondo babyutse barasa, ndetse ahangaha ni muri Goma ahitwa za Kibumba na hano mu mujyi wa Goma. Ahangaha ni mu mujyi wa Goma hari humvikana amasasu, ariko barwanaga ntabwo baje kumenyekana bari bo. Gusa amakuru mfite nyesha andakavu wacu waramutse tuganya kandoye ni muri kino gitondo, amasasu abyutse avuga, kandi nijoro ryose yaravuga. Bivuga ko abazendo babinjiye mu mujyi bakaza kurwana ndetse no gutera defense z'abasirikare ba RDF, bityo ya masasa akaza kuba menshi, ndetse akaza gutangwa itegeko ryo kuza kuzimya amatara yose mu mujyi wa Goma, ndetse bikaba byatumye hasohoka n'itegeko muri kino gitondo ko nta muturage n'umwe wemerewe kugera isaa 3 akiri hanze, cyangwa se akimangamanga, cyangwa se akigenda mu mujyi, no gutaha kare, kuko ngo Goma ifite umutekano muke. Ariko kandi ntago leta y'u Rwanda cyangwa se bari bafite umujyi wa Goma bita 23 mukombizi, kandi leta y'u Rwanda ntacyo baravuga kuri aya masasu iravuga mu mujyi wa Goma. Igisenyi hamaze kuzamurwa ikitwa ubwirinzi bukomeye, ndavuga hazamutswe za modoka z'intambara zimwe zihagarikira ibisasu mu kirere. RDF yazanye ubwirinzi bugera muri 4 yamaze gushyira Igisenyi, n'ubwirinzi bufite ibisasu bya anti missile. Ibi ni bya bisasu bikumira, ni bya bimodoka bikumira ibisasu, cyangwa se birinda ubwirinzi bw'ikirere ngo hatagira igisasu ngo kikubita ku butaka bw'u Rwanda. Ese u Rwanda rwatewe nande ko hazamutse bino bimodoka, ndetse bikaba byazamutse mu rukera rw'ijoro, ndetse utuvugana no kuri aya manywa ibi bimodoka bikaba byamaze kwesitarwa hafi y'imipaka y'u Rwanda. Ndavuga ahangaha mu majyaruguru, Gisenyi, Ruhengeri, ndetse n'ahandi nk'aho ngaho, ndetse bambwiye ko n'ahantu hitwa Rutsiro cyangwa se ku Kibuye, naho iki kimodoka kimwe muri ibyo 4 ariho bakijyanye kugira ngo gikumire ibisasu hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ibi biravugwa mu gihe kandi u Rwanda rutari rwaterwa n'igisasu na kimwe, cyangwa se nta muntu urarasa ku butaka bw'u Rwanda. Niki u Rwanda rwaba rwikanze. Nubwo bikoze bimeze gutya bakomeje kuzamura imodoka by'intambara, ariko kandi mbibutse ko RDF yagabye ibitero by'ubwiyahuzi ahangaha ni muri Baraka. Ibi ntabwo nza kubihakana, kuko ni ibintu byabaye, ndetse babigabye kuri hoteli, iyi hoteli ikaba bivugwa ko ishobora kuba yaguyemo n'abantu tutari twamenya. Ni hoteli yagabweho ibisasu bikomeye, yagabweho ni drone yaje kuharasa, ndetse iyi drone ikaba ari drone ya RDF yaje kuharasa TB2. Ni drone yari hagurukiye Icyangugu hariya mu Bugarama. Ni drone yaje guhaguruka Bugarama, ndetse iraza ibombarida iyi hoteli yitwa Mwari. Iyi ni hoteli iri hara mu mujyi wa Baraka. Yari irimo bivuga ko yari irimo aba officier baba wazarendo, ndetse n'aba FRDC bari gukoramo inama, ndetse amakuru akaba yatanzwe n'umwe mu biri FRDC w'umugambanyi ko hari bukorerwamo inama. Iyo drone rero ikaba yaje gusenya iyi hoteli, ndetse ikayibombaridaho ibisasu. Iki kimara kuhava haje indi n'ubundi ngo irasa igisasu kimwe mu gihe yambere ashaho 2. Bivuga ko iyi drone
cyangwa se izi drone zaba zayisenye zikayitwika mu buryo bukomeye. Ntabwo haramenyekana ababayiguyemo cyangwa se abawazarendo babayiguyemo n'aba FARDC babayiguyemo, kuko yari iri gukorwamo inama cyangwa se yari iteganyijwe gukorerwamo inama. Ntabwo tuzi abayiguyemo cyangwa se niba koko baba batari bakagize muri iyo hoteli ngo bakore inama, ariko amakuru yaratanzwe na FARDC. N'agahinda rero kuba muri FARDC bakomeje kugambana cyangwa se kugambanira wazarendo igihe bagiye gukora inama. Kagame rero akomeje gukora ibitero by'ubwiyahuzi n'indege za drone ziri guhagurukira Icyangugu ndetse n'ahitwa Kamembe. Watanze amakuru yavuze ko ari umusirikare wa FARDC wayatanze, kandi ntabwo ari umusirikare muto, ni bano basirikare baba ofisiye. Ubwo rero navuga nti reka twakiriye makuru ni Camugongo, ariko nta kundi byagenda mu rugamba bibaho. Gusa twabonye kwagera ko inkotanyi zo ziramaramaje mu gutera no gukora ibitero by'ubwiyahuzi. Ubwo rero abakongomani ntabwo tuzi impamvu Gisekedi atinda gusubiza cyangwa se atarikura ingabo ngo zirase cyangwa se zirasa zigomba kurasa. Ibi nabyo nabonye kwagera ko hari ibyo dukemanga. Ni gute abantu bapfa gutyo umunsi ku munsi, kandi wazarendo hori sabiti ni muduhe gwahedi. Byo rero ngira ngo biranababaje cyane. N'amakuru y'incamugongo ariko no kwihangana. Ubwo rero mu rugamba baho Kagame akomeje ngo gushaka icyubahiro. Nubwo byagenze gutyo Kamenge guhagurutsa indege n'undi zo zahagurukiye ahitwa Gisenyi. Izi ndege ni indege za drone zaje kurasa ahitwa Warikare, zirabombarida pe, ni bombardement zabaye n'ubundi mu buryo butandukanye. Mbibutsa ko iyi hoteli raye yarashwe ejo, ariko bombardement ibaye mu gitondo yarashwe nayo muri kino gitondo cyangwa se muri kerera. Aha ni Warikare ahitwa Sembeke. Aha hose hahurijwe drone TBT 2 ndetse na drone yindi zare ebyiri. Indi ntabwo z'ubwoko bwayo, ariko ni ahangaha mbibutse ko ari muri teritwari ya Fizi. Aha muri teritwari ya Fizi, teritwari ya Fizi ni hejuru, ariko mbibutse ko hano muri Warikare ahangaha ni muri Nord Kivu. Aha Warikare rero niho haje kuza n'ubundi TB 2. iyi TBP 2 ikaba yaje hano Warikare, ndetse nayo ikaza gukora bombardement ku birindiro cyangwa se baje kurasa ku ndro bya wazarendo. Ahangaha babwibutse ko iyi drone nayo yaje kuza ari RDF ifite ibirango bya RDF. Iyi bombardement nayo ntabwo turamenya abayiguyemo, ariko barashe ku birindiro bya wazarendo, kuko bari kurasa cyane batagatinze cyangwa se bashaka gusenya ngo wazarendo. Ibi biri gukorwa n'akagambane ka ba FARDC bakomeje gutanga amakuru yo kurasa wazarendo. Mbibutse ko aha muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ahangaha muri teritwari ya Fizi na hano za Kare hose ibi bitero, n'aha muri Nord Kivu haza Masisi, aha hose ibi bitero biri gukorwa ku kagambane ka FARDC bakomeje kugambana na leta ya Kigali. Gusa navuga nti wazarendo mukomeze muhagarara ikigabo, kandi mu rugamba bibaho. Gusa n'agahinda, ariko se koko ni gute umugabo ahagurutsa indege akazahagurutsa cyangwa akazahagurutsa hano Gisenyi zigahaguruka, ndetse akazana n'ubwirinzi akabushyiraho kugira ngo nihaza kuba kumusubiza bwa bwirinzi gusa n'ibisasu. Ariko twaba dutize Kongo Kinshasa iri mu biki. Bigaragara ko Kinshasa rero muri Nord Kivu hatayireba, cyangwa se Goma na Bukavu hatahareba. Ntacyo basa nk'abahatanze mu mayeri muri bya biri by'abanyepolitike. Ntabwo nti umunyepolitike yakugambanira we akagira ku nyungu ze, cyangwa akakwicisha akagira ku nyungu ze, akitirirwa ko ari intwari. Rero umunyepolitike niko bigenda. Mujya mwitonda bawazarendo, mujye mwirwanaho, nimwe mugomba gufata icyemezo nk'uko mwabyiyemeje. Murabona ko abagambanyi bakomeje kuva muri FARDC, kandi iyo ugiye kureba usanga leta nta kintu iri kubikoraho, kuko bigaragara ko bagambaniwe. Ubwo rero umukuru w'igihugu cya Kongo ni igihe cyo kugira ngo urebe kure. Gusa nabonye hari wenda makuru ndi kumva ya Tanzania ko haba hariho kubaho divorce na USA, ndavuga Gisekedi. Ntabwo byo birajya hagaragara, gusa ibiri kuvugwa n'ibyo Abafaransa, ariko kandi byaranatsinze. Nimba nta bugambanyi bundi burimo, nkeka ko abakongomani barashize, kandi igihugu gifite byose kuba cyakwirwanaho. Icyo barindiriye ni gwahedi cyangwa se n'amabwiriza n'umukuru w'igihugu kuvuga ngo mwata ku mwanzi, ni icyo cyonyine agasinya. Ariko kandi nabwiye ntiyagiye kutegeza avuga ko ngo Goma ngo igihe cyose bakongera ngo azatanya imitwe yombi Sena ndetse n'abadepite, ariko na n'uyu munsi ntiraterana. Tubaze impamvu rero umukuru w'igihugu ahubwo bari mu bindi.
ni ngombwa ko abawazalendo mugomba kureba kure kandi mukirwanaho kuko Kagame we ntazabereka ibitero ubu noneho bigwagurikira ku butaka na za ndege nabwine aho zava hose zigomba kubarasa kandi Kagame arazifite nkuko nababwiye nta kundi mugomba kwirwanaho kandi kugira ngo mubashe kurengera rubanda rugufi rubanda rugose nongera nkangurira abantu gufasha abazalendo ariko babantu barindwi bumva ko bagomba gufasha rubanda rugufi rugose gukura abahutu mu buja no mu bucakara barindwi barakenewe bumva ko bashobora gufasha kugira ngo tubashe kugira aho tugera kandi n'ibintu biri seriye mwakoze rero bye.